Uribuka uza kuri social media bwa mbere? Ndabyibuka natangiye nkoresha Facebook, nayimenye ngiye muri secondaire muri interna, noneho nkumva abandi bana bavuga kuri Facebook, njye ntabwo nari nzi icyo ari cyo, ngeze mu kiruhuko mpita ntangira kuyishakisha. Icyo gihe ntabwo nari nzi smartphone, icyo gihe menye smartphone zitari zakamenyekanye cyane, noneho ntangira kuyikoresha nkoresha twa dutelefone duto twabaga turimo internet ariko igenda nabi, itanafite interface nziza, nyine zifite browser itameze neza ariko ikora. Noneho ubundi nkazikoresha nkoresheje akanyenyeri, hari uburyo bakoreshaga Facebook ukoresheje akanyenyeri. Nyuma naje kuyimenya ntangira kugenda nyikoresha cyane, ndibuka nari mfite account nk'ijana. Ijana ntabwo yageragamo ariko nari mfite account menshi. Account ari amazina atari ayanjye, iyo mbyibutse mba nibaza kubera iki nyine numvaga ngomba gushyiraho amazina atari ayanjye, niba ko ari ukugira ngo umuntu yumve ameze nk'umuntu udasanzwe, kubera ko wasanga gushyiraho aya mazina y'abantu ukunda muri filime cyangwa se amazina y'abantu uzi bakomeye, cyangwa se ugashyiraho izina ryawe warihinnye, cyangwa se ugashyiraho akantu k'agasirino ukuntu kugira umuntu yumve ko ari umuntu udasanzwe. Byagiye bihinduka, nyuma ntangira gukoresha Instagram, ntangira gukoresha LinkedIn, ntangira gukoresha YouTube n'izindi mbuga. Kuri ubu ngubu noneho na TikTok yaraje nayo turi kuyikoresha. Hari ikintu kimwe mpora nibaza, ni buri gihe nyine abantu tuba twumva dushaka kujya kuri social media, iyo abantu barayikinze post twashyizeho cyangwa se bakashyiraho comment, ari ikintu kidasanzwe kuri twebwe gituma umuntu ameze yumva nkaho ari achievement cyangwa se igikorwa kidasanzwe yagezeho. Ariko abantu bangahe barayikinze video yawe cyangwa se post washyizeho, ntabwo bisobanuye ko wageze ku ntsinzi mu buzima. Ari igihe nyine bifiringa gutya. Mwana funze n'ajya avuga ngo hari imisemburo ngo ihita izamuka, noneho umuntu agahita yumva yageze aho ashaka. Ariko ni iyihe mpamvu noneho yakabaye ituma umuntu akoresha social media? Muri iyi minsi ntabwo twakabaye dukoresha social media kugira ngo duscrolling gusa birangiriraho, cyangwa se ibi bintu dukora biraho gusa kugira ngo dutakaze igihe, ahubwo byakabaye ibintu dukora kubera impamvu runaka. Hari abantu bakoresha social media bakinjiza amafaranga, hari abazikoresha bakamaza ubucuruzi bwabo badatakaje amafaranga menshi, hari n'abandi bantu benshi bazikoresha mu zindi mpamvu. Wowe ni iyihe mpamvu uri kuyikoresha? Iyo mpamvu uri kuyikoresha yakabaye igena ibyo ushyira kuri social media, atari ukuvuga ngo ni ukwishyiraho kugira ngo abantu barayikinge gusa, cyangwa se kugira ngo abantu babone ko hari gusa, ahubwo bakaba bayikoresha kubera impamvu iruta ibintu nyine bisanzwe gusa. Kuko uramutse nta mpamvu ufite cyangwa se nta why ufite yo gukoresha social media, uzisanga uri gutakaza umwanya munini kuri social media ariko nta kintu na kimwe uri kugeraho.